kuri miliyoni 100 zawe zonyine gusa mwabasha no kuganira zikaba zamanuka. Iyi nzu ugiye kubona kuri kamera yawe wayegukana. Nongeye kubasuhuza mbaye ikaze kuri Kigali Buy and Sell, ariko mbifuriza na weekend nziza. Mu by'ukuri twebwe urabona ko twamaze kwigeramo. So ahangaha rero nakubwira ngo tandukana no kugura inzu uhenzwe, uze witurire neza. Nta handi ni mu karere ka Kicukiro, nakuzaniye inzu ya miliyoni 100 uyu munsi. Nababwiye ko dufasha abantu bafite miliyari kumanuka yewe no kugera kuri ayo mafaranga. Miliyoni 100 ziri biganiro, ibyumba ni 4, dushe na toilette 3, igikoni, salon na salle à manger ni ibisanzwe, ikagira n'amanexe. Vuga amanexe nawe urabyumva, ni igikoni cyo hanze na dushe na toilette by'umukozi, yewe naho yarara. Ariko hano iyo twinjiye gutya uhita ubona ubwiza bw'inzu yacu. Ubwo bwiza mvuga ni uguhera ku mapave ukazamuka ukagera ku marange, buri kantu kose. Nyamuneka reka tutarajya kure witegereza aho hantu handitse subscribe hakande mu by'ukuri kugira ngo tuzamurane. Channel yo ni Kigali Buy and Sell, je nkamba ndi Moses, umaze kubimenyera. Nta handi hantu ushaka gukura imani nziza nk'izi ngizi usibye kuri iyo channel. Miliyoni 100 ntago byari bigishoboka, n'ikibanza ubwacyo niho kigeze. Turi Masaka ni mu karere ka Kicukiro. Iyo uzamutse rwose ukagera hafi y'ibitaro uratambika gatoya, inzu yacu ukaba wayigezeho already. Urabona hari haruguru ushobora kuhakoresha ukaba wahaparika indi modoka mu gihe waba waciye hariya porotayi yindi, ariko icyo nicyo nkwigiye, ni nk'umushinga nkwigiye mu by'ukuri. Mu gihe dufite hano parikingi y'imodoka iparitse neza, ubwo na hari haruguru haba hari indi zikaba ari 2. Babarira undebera inzu isa neza gutya kandi ikaba yubakishije amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru. Iyi ni inzu ya nyirayo, ntago ari babandi bubaka bagurisha. Ndabizi mukunda kubatinya ngo bashobora kuba bahandika, oya, iyi ni inzu yubatswe na nyirayo ashaka kwituriramo. Aha duhagaze ni mu rubaraza rwiza cyane, ubona ko rusobanutse, riri mu turangi twiza, amakaro ni yayandi meza cyane atajya acuye. Kandi ubwo biranaduha karibu mu nzu yacu dukomezanya. Ariko banza banyerekeye no plafo n'igipusamu n'itara ririmo kugira ngo agaciro karyo mwakabona. Waritse kujya kugura inzu ziguhenze ukaza tukakugana inzu ya miliyoni 100 ko mbizi utazibura, ukaza ukiturira neza. Karibu rero muri salo yacu, salo nini yisanzuye imeze neza. Nakubwiye ngo iyi nzu ifite finissage buri kantu kose. Uru rubaho mubona hani muvura, ariko banyerekeye plafo yacu dufite aha. Iyi ni plafo ya gipusamu, niyo yanyuma na kibagabaga niyo bakoresha. Aha ngaha hari aka design keza kari ku makaro keza, nakubona ko karyoheye ijisho. Dukomezanye ubwo kandi iyo tugeze aha ngaha, hano hari akaravabo keza cyane na mira, urabona yo gukarabiramo mu gihe muvuye hehe muri salle à manger kwiyakira cyangwa se kwikiranura n'umubiri. Iyi ni salle à manger nini ngari, nayo ubona ko yisanzuye. Ugenda ube banyerekera akantu kandi plafo n'igipusamu, amakaro hose no mu cyumba bigiye ari the same. Ese waratugannye utuburana iki koko? Uyu mwaka ndagira ngo mbahe imari ku buryo ari mwe muzinanirwa. Dukomezanye tugendana, kugira ngo inzu yacu si nini kuko irahagije. Aha tuhasanga stock, ubwo turi mu nzira ijya mu gikoni. Aha ngaha washyira imiceri, ibirayi, ibintu byose. Aha ngaha tukagira igikoni cyiza cyane kinini, ubona ko gisobanutse. Gena ku nzu ino ukuntu ikoreye finissage. Mu by'ukuri hari ukuntu umuntu akubwira ngo miliyoni 100 ugasanga yagiye akoresha amakaro muri salo, mu cyumba ntiyasangemo cyangwa iki. Iyi nzu kuva hanze kugera mu nzu hose, uyu ni umwanya wa gazi kuka, ndetse tukagira n'umwanya wa firigo. Aha ngaha sa nk'uhindukiza kamera gatoya mbereke, urabona ko dufite n'igikari cyisanzuye. Aha ngaha tukagira igikoni kuri babandi barya gasombe cyangwa ibishyimbo. Urabona ko nabwo ibintu byose birasetinza aha. Yewe ngwino wigira hano banyerekere, dufite n'ikigega hariya. Kiriya ni ikigega muri kubona. Ubwo munsi yacyo kandi umanuye gatoya niho usanga ya manexi, icyumba cy'umukozi,
dushe na tuwareti, yemwe inzu yacu ikiranuye neza cyane mu by'ukuri, kandi ubwo ifite inzugi ebyiri zigenda zikaba, dufite urugi ushobora gukoresha ugiye mu byumba, ndetse tukagira n'urunguru rudufasha kwinjiza mu nzu. Reka mbabwire rero, reka dukomezanye tujyane duhere mu byumba cy'abashyitsi. Twakomeje aho tugera ku muryango mwiza cyane udufasha kwinjira mu byumba. Iki ni icyumba cya mbere, ariko ndagira ngo duhere kuri dushe na tuwareti yacu. Undebere ukuntu umuntu aba azi gukora finisage, shawa nziza, miliwari nziza cyane, ubona ko iryoshye, kandi urabona dushe yacu iranisanzuye. Ubwo twava aho ngaho kandi nta kindi, duhita duhura n'icyumba cyiza kinini koko. Buri umushyitsi n'ubundi yagomba kurara ahantu heza cyane kandi hasobanutse. Urabona ko ibintu byose hano kuva ku irangi kugera ku makaro ni ibintu biri perfect. Dukomezanye kandi ntabwo nshaka kubakorera video irambiranye umunsi muri weekend, wicare witegereze ibyo dukora ubihe agaciro. Aha ngaha tugeze ni ku wundi muryango utwinjiza ku gisata tugiye gusangaho ibyumba bitatu, ariko turibuze gusangamo na master bedroom. Twinjirane, karibu rwose tugendane, ubanze uze ubanyerekere icyumba dusanga aha ngaha kinini nacyo cyiza. Urumva buriya nkubwiye ngo icyumba kinini, icyumba iyo cyajyamo 2x2. Rega natwe tumaze kuba nk'abatekinisiye, ntabwo dushobora kubabeshya, twamaze kumenya inyubako uko ziba zimeze. Buri icyumba iyo kijyamo 2x2 kiba ari icyumba wararamo, kandi ubu iki ni icyumba twakwita ko ari nk'icy'abana. So twakomezanya tugasanga ikindi cyumba aha ngaha nacyo kinini, kandi ubona ko gisobanutse, yewe nta hantu ubona gitandukaniye na kiriya, kuko iyo witegereje amakaro yacyo, finisage, ubona ko ibintu byose, ndetse yewe na mezire zacyo ubona ko bigiye bingana. Ubwo rero twava aho ngaho, ariko banza ubanyirikiye kuri urugi, ni korodori y'urugi rujya mu gikari. Aha ngaha tuhafite dushe na tuwareti rero abana bawe bashobora kuba bakoresha mu gihe waba uguze iyi nzu. Tandukana no kuribwa amasima, utandukane no kuruhanya n'abafundi ngo yererere ngibiki, uze nk'inzu muri Kigali Bandiseri, niho honyine ushobora gusanga imari. Turakomezanya tugendana, aha twinjiye hose umuntu twatangiye urugendo rwacu ni muri master bedroom. So ni ukuvuga ngo uru rugi rero mubona rwacu ubu ngubu, iyo turufunguye gutya twinjira, tuba tugiye muri master bedroom. Ni ahantu hagari heza cyane, ariko iyo twinjiye aha ngaha tubanza guhura na vestiaire nini cyane. Aha naho ushobora gukoresha ku buryo washyira garderobe, yewe ukahashyira n'akantu k'inkweto, byose birashoboka. Banyerekere dushe nziza cyane nini, yisanzuye, ifite amakaro kuva hasi kugera kuri plafond, ifite shawa nziza cyane. Ndebera ibikoresho bigiye biri muri no tuwarete, mu by'ukuri umanyerekere iyi lavabo n'imiwari nziza. Ari inzu, iki cyumba nako iyi dushe irisanzuye cyane. Ubwo kandi tunasohokane twinjirana mu cyumba cyacu nyirizina. Uyu muntu azi gutegura buriya inzu. Narababwiye ngo inzu ishobora gupfira muri salo cyangwa se gapfira muri chambre principale. Reba iyi chambre principale ukuntu ikoze. Usiko nje nahageze nkavuga se i Masaka naho basigaye bubaka nka Kibagabaga. Rebera iyi plafond, urebe ukuntu imeze, urebe ukuntu noneho mezire. Aha ngaha icyo washyiramo cyose nicyo abari igitanda kimeze gute cyajyamo. Urabona ko dufite inzu nziza cyane kandi iryoshye. So reka nshimire wowe twabanye rero, ndabizi neza ko inzu wayikunze kandi wakunze n'igiciro cyayo. Reka nkwibutse details zayo. Ibyumba ni 4, dushe na tuwareti ni 3, amanexi, sauna sala amanje ni ibisanzwe n'igikoni mu nzu. Ni ukuvuga ko rero iyi nzu yacu iri kuri miliyoni 100 zinaganirwaho. Uru ni rugo rwa mbere nzanye muri uno mwaka udahenze nabatoranyirije. Ni Masaka rwose mu karere ka Kicukiro. Tandukana no kugura amaza guhenze rero uzutugane, ariko kanda aho hantu handitse subscribe. Channel ni Kigali Bandiseri, Jenny Moses, ariko iyo nimero uri kubona waduhamagara cyangwa se ukaba wanatwandikira kuri WhatsApp. Murakoze, amahoro y'Imana agomeze kubana namwe.